guys mumeze mute kwinjira turagarutse nanone nk'ibisanzwe abusa twivuga n'uyu munsi ra ewana abarebye video bwa mbere ni wa Mungu wani Cardinal ndetse ni kumwe na Save. Yes, no kuvuga ngo uyu munsi mbazaniye akantu k'ubwenge cyangwa se akantu mugatekerezaho ni sawa cyane. No kuvuga ngo mu Rwanda ubundi dufite amaradiyo menshi urumva, ariko mu maradiyo yakurikiranwaga mu minsi yashize wasangaga radiyo y'igihugu itarimo. Byibuze radiyo y'igihugu yakurikiranwaga mu gihe cy'amasaha atarenze 2. Ubundi yakurikiranwa ku wa gatandatu muri samedi detente byonyine. None ugasanga mu mibyizi iri gukurikiranwa kuva saa 3 kugera saa 5. Yibaze ngo babaga bari gukurikirana iki? Urubuga rw'imikino. N'urubuga rw'imikino gusa. Na showbiz nyine ukuvuga ku byamamare aho ngaho ku wa gatandatu gusa. Ubwo urumva ikindi gihe murabizi urubyiruko rwikundira ibintu by'imikino na za showbiz urumva. Noneho ngo urubyiruko rwaterekagaho saa 3 mu gitondo kuri radio Rwanda, bagahita bakura bakageza saa 5 urumva. Ubwo bagahita bigira kuri Kiss FM bakaza kuza Kiss gushaka za showbiz zimeze neza, ariko indi radio yageragezaga ni Magic nayo niyo yari yarabigaruriye. Ariko kwiyi ncuro umuyobozi wa radio Rwanda Deje yararebye aritegereza abata ariko kirofasi sha ati impamvu dufite cyangwa se tutagikurikiranwa cyane si uko twibeshemo akantu k'ingenzi sha. Afatanyije n'abariya banyamakuru uwo bita Jafet amugata ariko showbiz mwayiteretseho showbiz mwayitereka mukayikubitamo nk'amasaha 2 ya buri munsi, ubundi ibintu bikagenda fresh. Nabirisa gusa reba kuva saa 7 kugeza saa 9 haba harimo n'indera, haba harimo showbiz ya ni Moses. Yes, Moses iradukunda bayikubisemo. Ntago ari iradukunda mwana we, ni Moses ukirindi zina ndi kugibaje wandika hepfo muri comment bari tubwire. Yes, saa 9 bagahita hajaho amahumbezi nabo bari kwivugira ibya showbiz. Urumva si ibintu bitarakemutse. Ubu ngubu porogaramu ya radio Rwanda ni firimbi mwahita bisa. None musaka Vura Lorenzo ahita yikubitamo saa 11 ebana gihita turasoma ifirimbi. Urubyiruko turagira ngo tubashimire Deje akoze akantu keza. Twararyohewe, radio Rwanda yabaye uburyohe kuva mu gitondo saa 4 kugera goroba saa 4 nanone. Ibintu bari wanene ku rubyiruko twararyohewe, umva nidukuraho urushinge. Mwe na amasaha 28 kuri 20 kabisa, kuko amakuru abari mu rubuga rw'imikino urumva akabamo na showbiz. Yes, bigatarama saa 2 naho amakuru n'umudashagamo showbiz bagirimo. Saa 3 agahita mu rubuga rw'imikino. Saa 5 na amakuru hakazamo aho ya amakuru kazi ni kazi. Hako ubundi dore ukuntu situation ziba zimwe. Saa 6 amakuru mu byo burambuye, saa 7 Moses akazamo bagakomeza, saa 9 amahumbezi bahepa bakaza bakutse. Abantu ibintu ni sawa cyane, ubundi uburyohe bukaba uburyohe. Ariko mbere habaga ari ibiganiro ngo niba ari cyangwa ikira nje sinanabikurikiranaga cyane, naranabyibagiwe. Ariko ubu ngubu porogaramu imeze neza cyane, tugiye ngo tubashimire ko mwakoze akantu k'ubwenge. Ariko ubu ngubu nagenda kayikuteri kari mu matwi ndi kwiyumvira radio Rwanda nta kibazo. Kuko mba ndumva dukuru turi gutangara muri ako kanya. Yes, ako mbere byabaga ari ibiganiro nyine bisanshimishije gusa. Reka tubashimire ko mwakoze akantu k'ubwenge. Turabakunda cyane, mukane subscribe, like, share and comment.